twongeye kubasuhuza rero, ni karibu muri Imenye Mubyeyi. Uyu munsi rero twabateguriye igice cya kabiri cy'ikiganiro cyatambutse ubushize kivuga ku nkomoko y'indwara z'abana. Uyu munsi rero by'umwihariko twaba turi buze kubaganiriza ku ndwara z'abana ziterwa n'ibibazo by'imyakura. Imyakura ni kamwe mu tunyangingo tw'umubiri tugize ubwonko. Iyi myakura rero y'umubiri iramutse igize ikibazo bituma umwana avukana uburwayi turi buze kubereka. Iyi myakura igira ibibazo mu gihembwe cya mbere, nyuma y'ukwezi kumwe umuntu akimara gusama. Nk'uko twabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize, twababwiye ko indwara z'abana bavukana akenshi zigizwe n'ubumuga bushobora kugaragara inyuma cyangwa se n'ubundi bushobora kuba butagaragara inyuma, ariko akenshi ubu bumuga bukomoka ku bintu bitandukanye. Cyane cyane hari igihe intanga z'umugabo ndetse n'iz'umugore bihura bidashyitse kugira ngo byuzuze umubare wagenwe, bikaba bishobora kurenga cyangwa se bikaba bikeya. Zimwe mu ndwara ziterwa no kuba iyi myakura idakora neza harimo nko kugorama uruti rw'umugongo, kuba umwana yavuka adafite umutwe, kuvukana ikibyimba ku mutwe. Kaduhere ku ndwara yo kuba umwana adafite umutwe. Indwara yo kuba umwana adafite umutwe rero ni indwara mbi cyane umwana avukana. Mu gihe umwana avuka adafite ibice by'umutwe n'iby'ubwonko, kugira ngo rero ubwonko bubeho ni uko hari itiyo rishinzwe imyakura. Iyo ryifunze rero rituma ibice by'umutwe n'ubwonko bibaho. Kugira ngo rero umwana abure umutwe ni uko ibice byo hejuru by'iri tiyo rishinzwe imyakura bifunga neza, bikaba byatuma umwana abura ibice by'ubwonko bitandukanye, harimo ibishinzwe imitekerereze ndetse n'ibishinzwe kugenzura ibikorwa by'umubiri, cerebellum, ndetse ibindi bice by'ubwonko ugasanga bidatwikiriwe cyangwa se bidapfutswe n'uruhu. Izi ndwara rero ntago ari indwara zikunda kubaho cyane. Nk'umushakashatsi bakoze mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basanzwe byibura umwana umwe mu bana 4,600 ariwe uvuka afite iki kibazo. Gitera ibibazo bikaba bitazwi neza, ariko cyane cyane abana bagira ibibazo bitewe no kuba harabayeho guhura kw'intangangabo n'intangangore bitujuje cyangwa se birengeje umubare wagenwe. Bikaba bishobora nanone kuba byaterwa n'ibyo umudamu aba yanyuzemo, aba yahuye nabyo, ibyo yanyweye n'ibyo yariye, ndetse n'imiti ashobora gukoresha mu gihe atwite. Akenshi igitera kuba umwana avuka adafite umutwe ntabwo kizwi neza. Abana bavukanye iki kibazo hafi ya bose bahita bapfa cyane cyane bakimara kuvuka. Indwara ya kabiri, umwana rwose afite urubyimba runini cyane ku mutwe, cyane cyane rukunda kuza rugafata igice cy'inyuma y'umutwe. Iyi ni indwara rero idakunda kubaho cyane. Nk'uko twabibonye rero, twababwiye yuko iri tiyo rishinzwe imyakura ni agatiyo gatoya cyane gasa nk'akananutse, gashinzwe gufunga cyangwa se kigeranya cyane cyane mu cyumweru cya 3 ndetse n'icyumweru cya 4 umudamu atwite, kugira ngo umutwe n'urutirigongo rube rwabasha kubaho. Iki kibyimba rero kiba kimeze nk'agafuka, bibaho bitewe n'uko ririya tiyo rishinzwe imyakura riba ritarifunze ryose muri cya cyumweru cya 3 ndetse n'icyumweru cya 4, kuko nibwo ubwonko ndetse n'umutwe bikorwa. Iki gihe rero gishobora kuba cyafunguka aho ariho hose hatifunze, bityo akenshi kikaba cyafungukira nko mu zuru, mu rutugu, mu ijosi, ariko akenshi gikunda gufungukira mu mutwe inyuma, cyangwa se aho twita muri occiput, hasi ya occiput cyane cyane, cyangwa se hagati y'umutwe, gahanga ndetse no ku zuru. Harimo abashobora kubibona rero bakagira ubwoba. Ntabwo bikunda kubaho cyane kuko bikunda kuba nko ku mwana umwe mu bana 10,500 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umushakashatsi weruka gukorwa. Izi ndwara zose z'iri tiyo rishinzwe imyakura ntabwo ikizitera kizwi, gusa hari ibintu bishobora gutuma uzigira. Hari ibyo twabonye biterwa n'uko intangangabo n'intangangore byahuye biri munsi cyangwa se biri hejuru y'umubare
ukenewe, cyangwa se uburyo umudamu yitwaye mu gihe atwite ndetse n'ibyo yakoresheje, byaba ibyo kurya, ibyo kunywa yagiye akoresha. Akenshi rero aba bana bavutse bafite iki kibazo ntago bakunda bagira amahirwe yo gukomeza kubaho akenshi, bitewe n'uko akenshi hari igihe bavuka batujuje igihe, cyangwa se bakavukana ibiro bike cyane, cyangwa se ugasanga umwana yavukanye n'ibindi bibazo by'umubiri. Ikigo gishinzwe kurwanya indwara bagaragaje ko kuba umudamu afata vitamini B ndetse na folic acid buri munsi mbere cyangwa se ataranabyara bituma rwose ashobora kugira ubwirinzi buzamurinda zimwe mu ndwara umwana ashobora kugira z'ubwonko ndetse n'urutirigongo. Akenshi rero iyi ndwara ikunda kuboneka iyo umudamu akimara kubyara, ariko rimwe na rimwe indwara yaba yaje nko mu zuru cyangwa se mu gice cy'imbere cy'ubwonko, iki gihe ntago ishobora kuba yagaragara. Ibiyiranga ushobora gusanga habayeho ibizi byinshi cyane mu bwonko, ugasanga umwana amaguru, amaboko nta mbaraga afite, nk'uko twabibonye imyakura niyo ishinzwe ibice byose by'umubiri. Umwana agakunda kugira agatwe gato cyane, ugasanga gukoresha imitsi cyangwa se umubiri ni ibintu bigoye cyane, kudakura neza, kugira ibibazo byo kwiga, kutabona. Iyi ndwara ni indwara ishobora kuvurwa no kuba babaga icyo kibyimba ugafunga rya tiyo ahatari harifunze muri cya cyumweru cya gatatu ndetse n'icyumweru cya kane. Indwara ya gatatu rero iterwa n'iki kibazo cy'itiyo ry'imyakura niyo twita ukugorama k'urutirigongo cyangwa se spina bifida. Iyi ndwara rero ikaba ishobora kuza ku gice runaka cy'urutirigongo bitewe n'uko rya tiyo rishinzwe imyakura ritigeze ryifunga neza, bityo bikaba byatuma iki kibazo cyangwa se kugorama k'urutirigongo bibaho, bikaba byateza umwana rwose ibibazo bikomeye, harimo ibibazo byo kutagenda neza, kudakura neza mu bijyanye n'ubwonko. Hakaba rero hari ibizamini bishobora gukorwa, bityo bakaba bamenya niba umwana wawe afite iki kibazo. Niyo mpamvu rero mu gihe utwite ushobora kujya kwisuzumisha mbere y'uko ubyara kugira ngo barebe ko umwana wawe adafite ikibazo n'ibindi bibazo byose. Rimwe na rimwe rero iyi ndwara ishobora no kutaboneka kugeza igihe umwana azavukira. Hanyuma rero ku bijyanye n'ubuvuzi, ntabwo abantu bose bavukanye iki kibazo bakeneye ubuvuzi bumwe. Rero ubuvuzi buterwa n'uko umuntu ameze. Nk'uko twabibabwiye, igitera izi ndwara ntabwo kizwi neza, gusa mu buryo wakirinda twabonye yuko ari ugufata folic acid. Indwara ya nyuma rero ngira ngo twivugireho ni igihe umwana avutse afite umutwe wuzuyemo ibizi. Ibi bizi nibyo twita cerebrospinal fluid, biba byaje kuzura mu bwonko, bikaba byatuma rero ubwonko bugira pressure. Bityo rero izi cerebrospinal fluid akenshi zigenda zizenguruka muri ariya ma ventricles cyangwa se muri biriya byumba by'ubwonko, ndetse akenshi bikaba byateza umwana ibibazo bikomeye. Iyo bifite imbaraga nyinshi cyane cyangwa se pressure nyinshi z'ubwonko, zigira ibibazo bikomeye cyane, ndetse bikaba byatuma ubwonko budakora neza. Ibi bibazo by'iri tiyo rishinzwe imyakura ni ibibazo rwose bibaho vuba cyane umudamu akimara gusama, ndetse rimwe na rimwe ukaba uba utaramenya yuko wanasamye, kuko biba hagati y'umunsi wa 17 ndetse n'umunsi wa 30, cyangwa se kuva ku cyumweru cya 4 kugera ku cyumweru cya 6. Muri make rero bikaba bibaho bitewe n'uko aka gatiyo gashinzwe imyakura kaba katabashije kwifunga neza, kuko kaba kagomba kwifunga kugira ngo ibice by'ubwonko ndetse n'urutirigongo bibashe kubaho neza. Bimwe mu byo twabonye harimo nko kugorama k'urutirigongo, umwana ashobora kuvuka nta mutwe afite, akaba aribyo twita anencephaly. Ahangaha rero ni igihe igice cyo hejuru cy'aka gatiyo gashinzwe imyakura kiba cyananiwe kwifunga,
neza, akenshi rero izi nda zikaba zikunda kuvamo cyane. Ibi bibazo rero bikaba bishobora gutera uburwayi bwinshi butandukanye, harimo nko kuba pararize amaguru, ndetse hakaba umwana yagira ikibazo cyo kutabasha gukontorora ku gasabo gashinzwe gusohora inkari, umutwe wuzuyemo ibizi, ndetse akaba yazagira n'ibibazo byo gufata neza. Iyo uramutse ukoresheje folic acid byibura mbere y'ukwezi kumwe mbere y'uko usama, ibi bikugabanyiriza ibyago byo kuba wazabyara umwana wahuye n'iki kibazo. Ni ukuvuga ngo iyi folic acid ndetse na vitamine B biba bikenewe cyane kugira ngo habeho ugukura tunyangingo, nubwo nta nzira izwi neza y'uko iyi folic acid ikoreshwa mu kurwanya izi ndwara, ariko akamaro ikora kanini cyane nuko ituma habaho amatsinda y'amaserire y'umubiri cyangwa se icyo twita tissue. Ikaba inakenerwa kugira ngo habeho DNA ikenerwa cyane kugira ngo habeho ukwiyongera utunyangingo tw'umubiri, bikenerwa kugira ngo habeho ama tissue na ma organ y'umwana. Akaba ari nayo mpamvu ari ingirakamaro cyane kugira ngo umudamu abe yafata iyi folic acid nyinshi ihagije kugira ngo ibe yamufasha. Rero kugira ngo ushobore kuba wamenya niba ushobora kugira ibi bibazo, hari ibintu by'ibanze byibura bishobora kuba byatuma uzagira ibibazo. Kuba warigeze kugira iki kibazo cyo kubyara umwana ufite ibibazo twamaze kubabwira hejuru, bishobora kongerera ibyago byo kuzabyara undi mwana nawe ufite ibi bibazo. Kuba ujya ugira ikibazo cya diyabete, ujya ukoresha imiti harimo nka valproic acid, depakene ndetse na carbamazepine. Kuba warigeze kugira ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Rero nsoje mbashimira uburyo mwakurikiranye iki kiganiro cyacu. ngira ngo mbanze mbararikire kugira ngo mukore subscribe kugira ngo ikiganiro tuzabagezaho ubutaha kitazabacika. Ndabakunda cyane. Uyu munsi mwari kumwe nanjye Munyanza Stéphane.